Yesu ashimwe bene data, ndashima Imana inshoboje gusoma ijambo ryayo muri kino gitondo. Uyu munsi twasomye muri Yeremiya 42, 43, 44, Zaburi 48 n'ibyahishuwe 13. Ahantu rero numvise Imana inganiririza mu mutima ni muri Yeremiya 42 igice cya 11 n'icya 12. Handitse ngo ntimugatinye umwami w'i Babuloni, uwo mutinya ntimukamutinye, uwo mutinya ntimukamutinye, niko Uwiteka avuga. Kuko ndi kumwe namwe kugira ngo mbarokore mubakize, kandi nzabaha igikundiro kugira ngo abababarire abagarure mu gihugu cyanyu. Ahangaha Abayisiraheli bari bamaze kubaza Yeremiya ngo tubwire icyo gukora, tubariza Imana icyo gukora, ngo kandi kiri bikubwire ngo turacyumvira. Yeremiya hashira iminsi 10 abari bw'Imana imuha message, arababwira ati mwo kujya muri Egypt. Ariko Yeremiya deja Imana yari yabimweretse ko batari buyumvire, nubwo bamubwiye ngo abasengere, kandi nyine ntibayumviye. Kandi kutumvira kwabo byababyariye ingaruka, bamererwa nabi cyane, barakubitika bikomeye. Ahangaha rero ikintu navanyemo nk'umutwe w'amagambo ni ukuvuga ngo kumvira Imana, kumvira kuruta ibitambo. Bantu b'Imana, reka mbabwire, nta kintu kibi nko kutumvira Imana. Kutumvira Imana ari igihano nabisomye muri Bible, havuga ngo ni nkoko ngo bingana no kuramya ibigirwamana. Mu by'ukuri iyo utumviye Imana, ikindi kintu cyatumye utumvira Imana kiba ari ikigirwamana kuri wowe, kubera ko wowe urabizi neza ko kumvira Imana aribyo bigufitiye umumaro. Ariko hari ikindi kintu gifite imbaraga kirimo kukubuza kumvira Imana. Tuvuge niba uri mu ntege nke yenda zo kuba wasambana, ukaba yenda ufite umuntu w'inshuti yenda ukugendaho, none ukavuga uti Mana, nta kundi, ndabizi ko iki cyaha ndabizi ko iki ari icyaha gusambana, ariko ntabwo ndimo gushobora kwihangana. Unuvuga ngo uwo muntu aba yabaye ikigirwamana kuri wowe, kuko aba yatumye unanirwa kumvira Imana, ahubwo akaba ari we wumvira. Kumvira umwuka umukoresha, kuko iyo umuntu arimo gukora ikintu kibi aba yahindutse igikoresho cya Satani. Kandi yahindutse igikoresho cya Satani, muri uwo mwanya hari umwuka uba umuriho. Uwo mwuka rero niwo uba urimo kwataka, niwo uba urimo gushaka kugukoresha icyaha. Uwo mwuka rero ni ukuvuga ngo, kuko ari umwuka uturuka kwa Satani, ni ukuvuga ngo icyo nicyo kigirwamana cyawe. Hari ibigirwamana byinshi buriya ikintu cyose ubona kigurusha imbaraga, kikubuza kumvira Imana, aba ari ikigirwamana. Gishobora kuba amafaranga, yenda ukavuga uti aha hantu nari ngiye kubonamo inyungu, nari ngiye kurya nka ruswa nkabona amafaranga, yenda azangirira umumaro. Ugapima mu mutima wakavuga ngo se nyarye, ese sinyarye. Urabizi neza ko kuyarya ari ugusuzugura Imana, ariko nanone umubiri na logique irakubwira iti yafate, hari icyo ari bukumarire, biraguhindurira ubuzima. Nuko noneho ukumvira, ni ukuvuga ngo ugiye ugomeye Imana, ni ukuvuga ngo uramije ikigirwamana. Ikintu cyose gituma usuzugura Imana kiba ari ikigirwamana kuri wowe. Kandi iyo umaze rero kujya muri icyo gipande cyo kuramya ibigirwamana, kuko ubuzima bwacu bwa buri munsi nuko bumeze, ni uguhitamo. Iteka ni uguhitamo, ni ubuzima bwo guhitamo icyiza n'ikibi, guhitamo icyiza n'ikibi kuri buri etape y'ubuzima, buri circonstance uhuye nayo, buri kintu cyose urahitamo. Nuhitamo neza, uremererwa imbere y'Imana kandi ugirirwe neza. Gusa umutego uhari, iyo wumviye Imana ntabwo ubona
result ako kanya, ntabwo ubona ibisubizo byiza ako kanya, oya ubibona mu gihe kiri imbere, kuko Imana ntago ibirimo gukora publicité ngo ikwereka ko ari Imana iteye ubwoba, ari Imana ikora ibitangaza, ibishaka kureba ukwizera kwawe ko kungana. Rero iyo udacunze neza, Satani aragufata akagushukisha ibihita bigaragara ako kanya, kuko ibintu bya Satani biragaragara ako kanya. Mbese ibintu bya Satani rwose tuvugije ukuri biraryoha, kuko ni ibintu ukora ugahita ubona result. Niba ari amafaranga ugiye kurya urayarya, uhita uba neza, uhita uguramo yenda inzu. Niba ari amafaranga menshi ubibone bifate kuvuga uti ibi bintu nahisemo neza, ariko nyuma ugasanga birashaririye mu minsi iri imbere. Nk'ubwo niba uri umuntu w'Imana ugakora icyo kintu, ukazabona idosiye iragarutse, ukazabona ibintu biravumbuye, ukazabona ubaye oblige kujya mu mazi, n'aya mafaranga yose wariye ukayamara wishyura abavoka, ukagenda ugakubitika. Kubera iki? Kubera kwaguhitamo. Dore so kumva ubuhamya bw'umuvandimwe Imana yabwiriye mu ijambo riri muri Ezekiel ngo haguruka bakureba, ngo uhambire ibyawe, ngo uhunge aba bantu, ngo kuko mbese imitima yabo yabaye mibi. Ntabwo nibuka neza ukuntu ijambo rivuga textuellement, ariko yumviye Imana, aragenda arahunga. Icyo gihe yari muri za 90 imbere y'intambara, mbere ya jenoside, ariko yarahunze n'abana be. Imana iragenda imurindira muri ayo mahanga, aza kugaruka nyuma arakira. Ariko ahantu yari ari n'iwabo barabishe, ariko Imana iramurokora n'umuryango we. Kubera iki? Kubera kumvira Imana. Kandi ahangaha ikindi natindaho nuko yavanye iyo message muri Bibiliya. Niyo mpamvu tubakangurira gusoma Bibiliya, kuko niho Imana ubundi iganiririza abantu, niho Imana iguhera rema yawe ukabyumva neza ko ariyo. Nibyo hari ushobora kugendera mu kigare, hari ibijya bibaho nyine abantu bakumvira nk'ijambo ry'Imana ariko mu buryo bwo mu mubiri atari ubw'umwuka, ariko neza iyo ubyumva ko ari Imana yakuvugishije, ikakuvugishiriza mu ijambo ryayo, iherekeza ijambo ryayo, ikakurinda pe, ikakurinda. Uwo muntu Imana yaramurinze kubera ko yumviye Imana. N'umwana wari warasigaye mu Rwanda we yamurindiye mu Rwanda. N'umugabo we washatse gusubira mu Rwanda, kuko umugabo we yari akiri mu Rwanda, umunsi yari yateze indege ngo asubire mu Rwanda, yabuze indege, abura bus, abura ukuntu kose. Yaracuruzaga, yari afite ikiraka ashaka kujyayo. Uwo munsi yabuze iyo ndege ngo ajyeyo, niwo munsi Perezida Habyarimana yapfuye, batangira kwica abantu. Urumva ukuntu Imana, kubera ko yumviye Imana, Imana yamurindiye umuryango, irinda n'umwana we ukiri mu Rwanda, irinda n'umugabo we ntiyasubira mu Rwanda, kubera ko yumviye Imana. Rero kumvira Imana ni inyungu zacu, gusa ni inyungu zidahita ziza ako kanya. Rimwe na rimwe zishobora kuza ako kanya kubera ko ari yenda hari icyo Imana ishaka gukora, ariko kenshi 90% ziza nyuma, kandi zikaza zifite ukavanamo inyungu nyinshi zizaguhindurira ubuzima, zizatuma uvuga ngo Imana yarakoze. Uyu munsi rero nababwira ngo impamba y'uyu munsi ni ukuvuga ngo mwumvire Imana. Niba uri muri situation ugomba guhitamo neza, kubera ko nuhitamo neza uzabona umugisha, uzakubirwa inshuro 100, kandi uzafasha n'abandi, kubera ko uzaba wahisemo neza ukumvira Imana. Yesu abaho umugisha bene data.